Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni umwanya wacu Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Muri iki cyumweru turi kuganira kandi nta kindi turi kuvuga uretse kurebera hamwe ibinyoma biba muri twebwe abantu, amagambo y'ibinyoma yuzuye muri byinshi tuvuga twebwe abantu, amagambo Imana idashaka ko twubakiraho, amagambo ashobora kuba inzitizi y'ububyutse. Reka turebe kimwe mu binyoma bikomeye byigeze gukoreshwa n'umuntu, hanyuma bikamugaragaza mu maso y'Imana ari umuntu Imana inenze, kandi kumunenga kwayo bikamuviramo ibyago bikomeye. Hanyuma turareba mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 5 n'umurongo waho wa 3, hari amagambo avuze ngo Petero aramubaza ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Iyi ni inkuru y'umugore n'umugabo babashije kwizera Kristo, baramumenya, baramwizera, binjira mu muryango w'abana b'Imana. Hanyuma nyuma y'igihe biyemeza gufata umutungo wabo, ubutunzi bwabo, kugira ngo barusheho gusangira ibyabo n'abera bose nk'uko imigenzo yo mu itorero rya mbere yari imeze. Hanyuma ariko muri icyo gitekerezo cyiza bagize, baza kubikora koko nk'uko bumvikanye, ariko bageze aho kujyamura ibyo ngibyo bagurishije kugira ngo bagende babisangirire hamwe n'abera, hazamo umwuka w'ikinyoma. Turi kuvuga ibinyoma biba mu bantu. Mwene data, mushiki wanjye, ndagira nkubwire ngo nta muntu n'umwe wari wavuganye n'aba bantu ngo ababwire ngo mukore ibi ngibi. Bo baricaye bagambirira gukora ibintu, kandi bagambirira gukora ibintu byiza, ariko mu rugendo rwo gukora ibyo bagambiriye baterwa n'umwuka ukomeye cyane ubatera kubeshya, ubatera kuriganya, ubatera kwishushanya. Reka nkubwire, imitekerereze Imana ishaka ko tugira, imitekerereze Imana ishaka kugira wowe umukandida w'ububyutse ihamagaye, ni imitekerereze itarimo uyu mwanda wuzuyemo uburiganya, kandi rwose ni uburiganya bwabonetse mu mutima w'iyi famiye, nta wundi muntu uri hagati yabo. Uzi ko biratangaje cyane, hari igihe ubwawe wicara nta muntu mugiye inama, nta muntu n'umwe muri kumwe, ukiyemeza kubeshya, ukiyemeza kuriganya, ukiyemeza gufata ibintu bwawe watangije, nta muntu uguhase, nta muntu ukugishije inama, nta muntu ukubwiye ngo kora ibi, hanyuma wowe ugatangira umushinga, ariko mu gitondo umushinga mwiza watangiye ukisanga hajemo ibinyoma, ukisanga utangiye gutegura n'ukuntu umushinga wawe uraza kuza kubamo inzira z'ibinyoma, inzira z'uburiganya. Reka nkubwire, umuntu Imana ihamagariye kuba umukandida w'ububyutse, iyi ndangagaciro ntabwo igomba kumubonekaho. Biratangaje, amaherezo y'uyu muryango yabaye mabi cyane. Yaba umugabo, yaba umugore, bose byarangiye batabashije kurenga aho ngaho muri uwo munsi, barapfuye. Muraza gusoma iyi nkuru mukomeze murebe, ntabwo babayeho. N'ubuntu bw'Imana bukiturehereje kubaho, n'imbabazi z'Imana zituma duca muri biriya bintu ariko tukongera tukabaho. Reka nkubwire, biratangaje. Shima Imana, kuko akenshi hari igihe abantu bisanga baguye muri iyi mitego imeze gutya. Ariko mwene data, Imana itwibukije ngo iki uyu munsi? Ndagira ngo nkwibutse ngo nta kindi Imana iduhamagariye muri izi nyigisho no gutekereza ku bubyutse. Ikintu cyose cyatuma Imana itatubona ku rwego idushakaho, ku bitekerereze Imana idushakaho, bitwinjiza muri pozisiyo yo gukoreshwa n'Imana kandi mu mbaraga z'umurenga z'ububyutse, nibyo Imana iri kurwanya muri twegerero. Uyu munsi Imana ivuganye natwe ngo iki? Tuba abanyakuri mu buzima bwacu bwose, tuba abantu bazi gufata amaproje, ibintu dufite bitandukanye, tukemerera umwuka wera kabibamo.
ntitugire ibice bitandukanye twirukanamo Imana. Nimba uhagurukije umushinga, utangirane n'Imana, urangizanye n'Imana. Inzira z'ubuyobe, inzira z'ibinyoma, z'uburiganya, izo nzira Imana ntabwo izishaka, ntabwo byemera. Ntabwo waba umukandida w'ububyutse ugifite imitekerereze imeze gutya. Ibi ni ibinyoma biba mu bantu, abantu mu muntu hakabamo ibinyoma bikomeye bitangaje. Iki kinyoma Imana ivuganye natwe uyu munsi ngo ntabwo kigomba kuba muri twebwe. Nimba hari imishinga wakoraga ariko ukisanga uri kuzanamo ibintu byo kubeshya, ibintu byo kuriganya, mwene data nagira ngo mbwire ngo ibyo bintu Imana irabyanze. Ibyo bintu ntabwo Imana ibishaka. Ntabwo umukandida w'ububyutse ari ku rwego rwo kugira izo nzira ngo azicemo kandi byemere. Imana iguha umugisha. Imana ikomeze gufungura ibitekerezo byacu no gufungura amaso yacu kugira ngo tugendane nayo, tugumane nayo, dukorane nayo, kandi umwami Imana azakuzuza umwuka wera, azaguhembura, azakugira umukozi we utangaje. Uzabasha kuba umuntu udasanzwe kuko Imana n'imbaraga z'Imana zidasanzwe zizinjira mu buzima bwawe. Is a youth time revival. N'urubyiruko n'igihe cy'ububyutse ni ngombwa ko Imana icagagura byinshi ishaka kutumenyesha, kandi buri munsi tukagenda twumva Imana n'ikivugana natwe n'ubushake bwayo ku buzima bwacu. Imana iguha umugisha. Imana mugendane mu kuri mu mucyo. Imana wemere iyobore intambwe z'ibirenge byawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kandi amen.